kuko tubona ko igihe cyadushiranye iyi si igeze ku musozo wayo. Mwami w'amahoro agiye kugaruka. Numvishe matwa kongera kubibutsa icyo bita ububyutse n'inkomoko y'ububyutse. Abantu benshi mu isi ngira ngo hafi ya bose bafite iyobokamana babarizwamo cyangwa bafite imyizerere. Uyu munsi ngira ngo abatuye isi bageze muri miliyari 8, kuko ndabyibuka muri 2007 nibwo batanze icyegeranyo cy'abantu bamaze kuba mu isi cyangwa bageze mu isi. Bavuga ko isi imaze kugeramo miliyari 7. Ukurikije rero muri 2007 kugeza uyu munsi byanga byakunda 8 zimaze kugeramo. Abakristo bafite imyizerere ya Christianism barenda kugira hafi miliyari 3. Mwumve, abo ni abantu bizera Yesu Kristo, bavuga ngo bamenye Yesu. Hari amadini akomeye ageze nko muri 7 ari hano muri iyi si. Hariho idini rya Islam, hariho idini rya Hinduism, hari idini rya Judaism, hari idini rya Buddhism, hari idini ryitwa Zoroastrianism, hari idini ryitwa Animism, hakaba n'idini noneho ryitwa Christianism. Iryo rya nyuma mvuze abaribarizwamo barenda kugira muri miliyari zingahe? 3. Murumva ko ni 1/2 cy'abatuye isi. Ariko wareba ivuga butumwa riri muri iyi si, wareba ibyaha uko bukene uko bwije bikorerwa muri iyi si, wareba kuntu abantu benshi bavuga ngo barizeye ari bo bapagani kurusha abandi bose, wareba kuntu ubwicanyi, intambara, ubugambanyi hirya no hino ku isi, ubusambanyi, ubutinganyi, ukibaza 1/2 cy'abatuye isi bavuga ngo barizeye Yesu. Bamaze iki? Bakora iki? Ese koko barizeye? Tumaze iki muri iyi si? Twebwe tuvuga ngo twarakijije, tuvuga ubuhe butumwa? Twera izihe mbuto? Duhamya Yesu gute? Aya madini ya Gikristo, ababishopu, abapastoro, bakibishopu, abapadiri, abasenyeri, abapapa, abaposo n'abandi twakabaye turi gukubita rino kwisi, duhindura abaperezida, duhindura ibisirikare, duhindura abakozi bose bagora muri za parliamenti, abadepite, abasenateri, abaministiri, duhindura tumanuka mu turere, mu tugari, ku buryo ubona hirya no hino kwisi ubutumwa burimo kwamamazwa, abantu bahinduka buri munsi. Twakijijwe mu idini rye nabarizwagamo batubwira ngo Imana yavuze ububyutse ngo igiye kuduha ububyutse, ngo izatanga ububyutse ngo misi imperuka, ngo nubwo ngo mubona ngo itorongo ryananiwe ngo ariko Imana igiye gusuka ububyutse. Nukuri, ahubwo noneho ibyo ngibyo barimo baravuga uko umwaka uje nkabona niko ubwo turushaho gusubira inyuma, ukunduje nkabona niko abayobozi barushaho kubaho kandi bari bazima, ukunduje nkabona uko abayobozi bigishaga ijambo ry'Imana bari kugenda bahinduka, ukunduje nkabona uko impano z'umuka zakoraga niko batangiye kuzirwanya, ukunduje ukumva abapasiteri n'abashumba ngo barimo gushaka abagore bangaye. None se ko batubwiraga ngo hari imbere ngo hari ububyutse, ahubwo none nkaba mbona ababivugaga aribo barushaho kunanirwa no gusubira inyuma. Bimeze bite? N'uyu munsi niko bakivuga ngo Imana izongera ngo itange ububyutse mu itorero ryayo, kandi ababivuga babimaze imyaka 30-40 babivuga, kandi babitangiye bo babufite, none bwabashizemo burakama, none baravuga ngo Imana izongera itange ububyutse mu itorero ryayo. Iyo reve cyangwa se iyo kanguro, iryo kanguro Imana izatanga, ubwo bubyutse buzava hehe mu gihe ababuvuga atari bo barimo koroganiza uburyo bugomba kubaho? Ni mpamvu uyu munsi nabwiye ngo turaganira ku kintu cyitwa ububyutse n'igitera iki ububyutse. Kandi icyo kintu gitera ububyutse iyo witegereje muri iki gihe cya none ubona neza yuko ngo kimaze kwangwa urunuka n'amoko menshi yo mu isi kandi abarizwa muri iyo myizerere ya Christianism. Ndakubwiza ukuri, ntabwo muzongera kubona na rimwe mu isi, ntabwo muzongera kubibona, kubera umuvuduko isi ifite. Uricara ubeho ute? Uricara urya ute? Abana baziga bate? Uzarongora ute? Uzarongorwa ute? Systeme politike y'ubukungu bw'isi, gahunda Satani yashyizeho mu magavumenti cyangwa se muri za leta z'ibihugu byose byo ku isi. Bibiri tubwira yuko intumwa, abahanuzi Imana yakoresheje ibikomeye muri iyi si, igihe kinini bakimaze bari imbere y'Imana, igihe gito bakimara bashaka ubuzima bwabo, kandi igihe kinini bamaze bari imbere y'Imana cyabahesheje kubaho neza mu gihe gitoya bamaze bashaka ubuzima bwabo hano muri iyi si. None se uyu muryango w'abibumbye sibyo ngo uharanira ushyirwaho mu 1945 mu ntego bari bafite ya mbere ngo ni ukubungabunga amahoro, ya kabiri ngo n'umutekano mwiza. Nta kiremwa muntu mu isi kizigera gitanga amahoro muri iyi si. Cyakora bazagerageza kuzana umutekano ariko nta mahoro bazazana mu isi, kuko biravuga ngo Yesu niwe mahoro yacu. Iki rero gituma Imana iduha ububyutse, kandi abantu bose n'ayo madini yose ari hirya no hino kugira ngo babubone. Ikibazo ni uko icyo kintu ngiye kuvuga amadini atakigishaka kandi akabeshya kagifite kandi ntacyo afite, kuko iyi si ya none mbabwiye icuza umwijima w'icuraburindi, irimo umwanda mwinshi w'ibibi biyikorerwamo. Ikeneye n'undi muntu wazana impumuro muri yo witwa uwizera Yesu wuzuye imbaraga z'Imana. Ni ukuri baramukeneye ahubwo baramubuze.
baramubuze pe. Rero kuba hari abavuga ngo barakinze n'ahandi bazakinga n'ahandi bazabivanga, ahubwo Imana ikeneye kutubyutsa muri twebwe ko turasinziriye. Nishatubyutsa rero ubundi Imana igira inzira nyinshi ivugiramo ibwira abantu, inzira zigeze muri 7. Avuga nibuze inzira 7. Inzira ya mbere ni ijambo ry'iki ry'Imana, inzira ya kabiri ni iyerekwa, inzira ya gatatu ni ubuhanuzi, inzira ya kane ni ukumva ijwi ry'Imana, inzira ya gatanu ni mu nzozi, inzira ya gatandatu ni mu by'Imana yaremye, inzira ya karindwi ni mu bamarayika. Urumva ijambo ry'imibereho y'umukristo, ngo imibereho y'umukristo ishingiye kuri uyu murongo honyine. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nuvuga ngo rero ishingiro ry'ubuzima bwacu, kubaho kwacu muri iryo terambere ry'umuvuduko ukomeye muri iyi si, no kuniga ubuzima bw'ababutuye ukabuhiga utabubona ku manywa na nijoro bubi na bwiza, urasabwa kuba ufite kwizera. Nutakugira ndakubwiza ukuri, urirukankana n'iyi si, kandi kwirukankana nayo iyo reveil, ubwo bubyutse ntabwo uzabubona. Kandi abazabona Yesu ni abafite ububyutse mu mitima yabo, abo nibo bazabona Yesu agarutse, kandi ni nabo bazabona ibyiza biva mu biganza by'Uwiteka bakiri hano muri iyi si. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Dushimiye Imana kuko itwemereye kongera kuboneka muri aya materaniro twigana ijambo ry'Imana kandi dusenga. Dushimiye abadukurikiye mwese kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana mwese, kandi tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Duhaye ikaze abasangirangendo, bene data mwese abizera babarizwa muri ministries ya Iron Family of Jesus Christ Ministries International mwese. Imana ibaha umugisha cyane kandi Uwiteka abaha ibyo mu musabye. Turashimira rero Imana ko yaturinze mu minsi itambutse, muri iki cyumweru cyose ikaba itwemereye kugeza uyu munsi, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, kandi tukaba tugifite ivyizigiro cyangwa se ibyiringiro byo kujya mu ijuru. Turashimira ko Imana yarinze amafamiye yacu, turashimira yaturindiye ababyeyi, turindira abana, turindira abagore, turindira abagabo, raturinda. None twemereye ko uyu munsi twongera guterana ku bantu mwese muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ngira ngo AFGMI ni ministries imaze kuba navanga ibaye ubukombe muri iki gihe, kuko turi mu cyo bita discipleship, toza abantu kuba intumwa za Yesu, barusheho kumenya Imana no kwisobanukirwa, nk'uko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10 ndetse na 11. Ni ibintu bine yavuze. Aravuga ngo mugende uko bikwiriye ab'Umwami wacu, munezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10, mugende uko bikwiriye ab'Umwami wacu. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, mumunezeze muri byose. Icya gatatu, mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Muribuka ko turimo kwiga inyigisho irebana n'imirimo ku itorero n'uburyo imirimo izapimwa. Kugeza akanya abantu ntabwo barasobanukirwa ko imirimo ari imwe, urubuto rurebana n'imirimo ni rumwe mu mbuto z'umwuka wera. Bivuga ngo mu mbuto 9 dusanga mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo 22, harimo n'urubuto rwitwa kugira neza. Kugira neza rero ni urubuto rurebana n'imirimo myiza abizera bakorera hano muri iyi si. Imirimo myiza rero ikubiyemo ibintu byinshi, kandi tukamenya n'uburyo tuyikoramo. Izi mbuto 9 abantu batazujuje ntago bazabona Yesu agarutse. Niyo wavuga ngo ukijwe bingana iki, niyo wasenga bingana iki, ibyo wakora byose, niba utujije zino mbuto 9 zivugwa mu Bagalatiya,
ntabwo uzigera ubona ubugingo buhoraho. Kandi magambo ntabwo ushobora kuba inshuti n'Imana. So muri izi mbuto 9 rero harimo n'urubuto rwitwa imirimo, ibikorwa, kugira neza. Niyo mpamvu Pawulo agarutse abigaragaza neza hano mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 10 kuri ibi bintu 4 aravuze icya mbere ngo mugende uko bikwiriye abo umwami wacu. Icya kabiri mumunezeze muri byose. Icya gatatu mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Bivuge ngo rero imirimo burya nazo ni imbuto. Mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Icya kane aravuga ngo kandi mwunguke kumenya Imana. Ubu rero iki gihe turimo muri iri somo rya discipleship turimo gutoza abantu kugira ngo babashe kunguka kumenya Imana, hanyuma dufatanye kwagura ubwami bw'Imana. Dushaka ko buri wese ahinduka intumwa ya Yesu, ko twamaze kumenya yuko nta muntu n'umwe Imana yahamagariye kwicara, ahubwo twese yaduhamagariye kwikorera. Nta n'umuntu Imana yahamagaye ngo imufunge umunwa wo kuvuga, kuko Yesu yaravuze ngo umuntu wese uzatinya kumpamiriza imbere y'abantu, nanjye nzatinya kumuhamiriza imbere y'abamarayika bera ndetse n'imbere ya Data. So guhamya Yesu rero no kumuvuga. Nababwiye ko guhamya Yesu bica mu bintu bitatu. Icya mbere bica mu kuvuga, icya kabiri bigaca mu gukora, icya gatatu bigaca mu mbuto. Ibyo bintu bitatu usabwa kuba byujuje kugira ngo ubukijijwe. Kandi ubuhamya Yesu, ko kuhamya Yesu kube kuzuye: kuvuga, gukora, kwera imbuto. Buriya nibwo ubuhamije Yesu by'ukuri. Hari abantu rero bashaka gukora ariko ntibavuge. Hari abandi bashaka kuvuga ariko ntibakore. Hari n'abavuga ngo barera imbuto ariko imbuto zikuyemo ibyo byose. Bigomba kugendana n'ibitatu: guhamya Yesu ukoresheje ururimi n'umunwa wawe n'ijwi ryawe, guhamya Yesu ukora imirimo myiza, guhamya Yesu wera imbuto, nibwo biba byuzuye neza. Rero iyo tuvuga gutya tuba turimo gushaka kugaragaza no kwerekana intego, misiyo turiho nk'abanyamuryango ba AFGMI muri mu bihugu byose ku migabane yose iri hano muri iyi si, ndetse tunabwira n'abadukurikiye kuri Iron TV bashobora kumva ko bafatanya natwe muri uru rugendo kugira ngo basobanukirwe abo turi bo. Kandi iyo ushatse kutujoininga ngo wifatanye natwe uze muri iyi ministries, iyi ni ministeri ifite icyicaro kandi ni ministeri ifite ibyangombwa byuzuye bitubashisha. Navuga ngo ni icyangombwa cy'inzira cyo kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza, kuko systeme y'iyi si niko imeze. Bashe kubona utambuka ujye kuvuga ubutumwa. Tuvuga ubutumwa rero mu buryo butandukanye. Tuvuga ubutumwa dukoresheje social medias, tuvuga ubutumwa tugenda twigisha door to door, urugo ku rundi. Tuvuga ubutumwa dukoresha ibikorwa uko Imana ibitubashisha, kandi tugira vuba na vuba ku muvuduko mwinshi, kubera yuko tubona ko igihe cyadushiranye kandi tuzabazwa ibyo twatumwe tukanga gutumika. Kuko nta mwizera n'umwe mw'isi Imana yahamagaye ngo yicare, ntawe ni ukuri. Niyo mpamvu wese azabaza abitirirwa izina rye bavuga ngo bavutse ubwa kabiri icyo bamumariye. Yesu yaje mw'isi kugira ngo adukize. Yesu asiga intumwa ze azohereza ku bari mw'isi kugira ngo babafashe nabo bakizwe. Intumwa nabo bo zisize zibabwira gukomeza guhindura abantu. Uyu munsi natwe turasabwa gukomeza guhindura abantu. Ntabwo ari ukwicara ngo dutuze ngo uhere ku itariki ya mbere umara umwaka wiga ijambo ry'Imana ubwawe utarahinduka mu gakiza, kandi ikindi ubigumanye ubyicaranye nta muntu n'umwe urabwiriza ubutumwa bwiza. Bikumariye iki? Ko Imana izakubaza ibiryo wagaburiwe byakumariye iki? Rero ishaka kwifatanya natwe ujoininga ministries yacu, ureba kuri screen yawe aho urimo kumvira ubutumwa bwiza. Ushobora kuba ari telefone cyangwa se TV. Urareba hasi muri description ya Iron TV
ukora hari akajambo ngo mowa, ukoremo kirikemo, uramanuka hasi urasangamo intego za Iron TV, umanuke munsi y'izo ntego urareba hasi urasanga link ya WhatsApp, hanyuma ukirikemo turakubona requestinze. Hanyuma icyo dukora nuko tubanza kukubaza impamvu ikuzanye, tukanakubaza niba hari idini warizwamo kuko bari mu madini. Twebwe ubutumwa twahawe nubwo kwerekana ko amadini yose yamaze gucirwa iteka nk'uko Bibiliya ivuga mu gitabo cy'ibyahishuwe ariyo Babuloni ikomeye. Rero dushishikariza abantu gusobanukirwa no kureba nabo bakoresheje ubwenge bwabo n'ubumenyi tubaha bushingiye ku ijambo ry'Imana aho bari, niba kuko hari ubutumwa buvugirwayo, ndetse no kubereka uburyo iyobokamana ryose bibarizwa muri aya madini ya Gikristo ryamaze kujya muri systeme politique mondiale. Kuvuga ngo iyobokamana ryose riri mu madini ya Gikristo ushyizemo n'andi madini atari Gikristo afite indi myizerere, byose byamaze kujya muri control y'abanyapolitike b'isi. Ni kuvuga ngo politike y'isi niyo ibayoboye, mu gihe iyobokamana ari ryo ryakayoboye politike, none ubu politike niyo iyoboye iyobokamana. Ku buryo nyine ubutegetsi bwo mu isi burabereka ibyo bagomba gukora. Ubutegetsi bwo mu isi rero bufite politike yabwo, itorero naryo rifite politike yaryo ishingiye ku cyo bita teokarasi. Teokarasi bisobanura ubutegetsi bw'Imana. Politike y'isi ishingiye ku butegetsi bwitwa demokarasi. Demokarasi bisobanura ubutegetsi bushyirwaho n'abantu, bugakorera abantu, bugakorwaho n'abantu. So rero ntabwo ushobora guhuza ubutegetsi bw'abantu n'ubutegetsi bw'Imana n'ibihura. Imana kuko ariyo muremyi wa byose, yaremye ibintu byose, niyo ifite ubutware ku bintu byose, nikwiye kuyobora ibintu byose, ikayobora ubutegetsi bwo mu isi, ikayobora ibintu byose bibera mu isi n'ibyo mu ijuru. Ubwo bishatse kuvuga ngo itorero rya Kristo mu isi ryakabaye ariryo rifite ubutware ku bintu byose. Ariko muzi abantu benshi bitirirwa izina rya Yesu babarizwa muri aya madini ya Gikristo, ubu bose bari munsi y'ubutware bwa politike z'isi. Niyo mpamvu amategeko arava iyo ngiyo bukuru muri ya miryango ikorera Satani mu buryo bw'ibanga. Hari umuryango witwa abafrimaso, akaba umuryango witwa abajesuiti. Abajesuiti bo ni igisirikare kirimo kwa papa. Iyo ucukumbuye umenya amateka y'abajesuiti n'impamvu bagiyeho, batangiye n'uwabatangije, n'intego bari bafite kurwanya ubukristo no gusubiza abantu bose basohotse muri Gatolika gusubira mu bakatolike, bakomeze muri ubwo buyobe, kandi ababyanze bakicwa, kandi bakicwa urupfu n'agashinyaguro. Kuko abajesuiti bagira indahiro yabo ivuga ibyo bintu byose. Mu ndahiro barahira iyo bagiye kwinjira muri uwo muryango mu buryo bazarwanya abantu bose batemera kugarukira Kiliziya Gatolika, n'uburyo bazicwa nabi urupfu n'agashinyaguro. So rero abafrimaso nawo ni umuryango wa Satani, kandi ukomokwamo n'abandi bitwa Illuminati. Illuminati ikomoka mu bafrimaso. Illuminati navuga ngo ni abantu b'intiti b'abanyabwenge bw'isi ya Satani barobanurwa mu bafrimaso, bakarobanurirwa kugira ngo babashe gusohoza mission yose ya Satani yo kurwanya itorero ndetse no kurimbuza ikiremwa muntu hano muri iyi si. Rero iyo miryango babwiye, abayirimo bayibarizwamo bafite uburyo bahura na Satani mu ibanga, akabaha misiyo y'ibyo bagomba gukora mu isi. Nabo rero iyo baje, hari igikoresho noneho cya Satani, akaba ari igikoresho cy'ubutegetsi bwa Antikristo mu buryo butaragaragara neza, ariko icyo gikoresho kirahari, cyitwa UN, umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye ni ubutegetsi bwa Antikristo mu buryo bw'igishushanyo, kuko azaza gutegeka isi yose ku mugaragaro. Ariko umuryango w'abibumbye uburyo ukora mu buryo bwo kuyobora isi yose mu buryo butamenyekana, kuko umuryango w'abibumbye urimo za minisiteri zose zibarizwa muri buri gihugu, kandi buri minisiteri mu muryango w'abibumbye no muri buri gihugu ikabirimo. Bivuga ngo iyo ngiye mu muryango w'abibumbye imira iyo mu gihugu. Izo minisiteri zose nizo zigomba kuyobora izindi minisiteri zose zo mu bindi bihugu. So yaba minisiteri y'ingabo, y'ubutegetsi bw'igihugu, minisiteri zose mbega n'umuryango w'abibumbye zifite. Izo rero nizo ziza zigatanga amategeko muri za minisiteri z'ibindi bihugu, bakagendera ku byo babwiye. Nabo rero umuryango w'abibumbye bababwiwe, babahawe amabwiriza n'iyo miryango babwiye. So bikarangiza rero n'amadini nayo ko n'iyobokamana, hari ishami ry'iyobokamana ribarizwa mu muryango w'abibumbye. Ni ukuvuga ngo rero icyo nikigaragaza uburyo iyobokamana ryose ryo muri aya madini afite imyizere ya Gikristo ryose riri mu murongo wa Antikristo neza. So iyo rero turi gusobanura ibi,
kugira ngo tukwakire ni ukuba waramaze kumenya ibi ngibi kugira ngo uze wifatanye natwe gusohoza misiyo Yesu yasigiye itorero mu isi mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Cya mbere ni ukugufasha ugakura mu by'umwuka, icya kabiri ni uguhagurukana natwe tukamaza ubutumwa bwiza biciye mu kuvuga, mu gukora no mu kwera imbuto, tugahamya Yesu kandi twihutisha ubutumwa bwiza vuba cyane, kuko tubona ko igihe cyadushiranye, iyi si igeze ku musozo wayo. Kandi koko mwami w'amahoro agiye kugaruka. Rero umuntu ujoyininga ministries turimo agomba kuba yamaze gusobanukirwa ibi kandi nta dini arimo. Ukaba uvuga uti ndemeye, ndaje dufatanye kumva ubutumwa bwiza ndetse no kubwamamaza. Hari abantu rero bakirebera ibintu muri antikite, bakirebera agakiza muri ziriya nyubako z'amazu, ndetse bakanabonera ko ariho ivugabutumwa rikwiye gukorerwa. Oya, byararangiye. Icyo gihe cyararangiye, Imana yarakivanyeho. Kandi navuga ngo cyarangiranye mu mwaka wa 2020. Ubu Imana yahindukiriye social media, niho iri kuvugira ubutumwa bwayo, niho iri kubwirira abari mu isi bose ngo basobanukirwe, maze amadini akirirwa bashuka ngo hariyanga ibintu bya YouTube, ngo ibintu bya social media ngo nuko bayobya. Ubu si ibintu tuvuga wabisanga mu idini, ahubwo se twajya mu madini bakatwemera kubivuga? Ntabwo bishoboka. Ubu Imana yimukiye ahangaha n'imiravugira, kuko amadini yamaze kujya muri systeme politique mondiale. Ntabwo rero bemere kuvuga ibyo babonye, kandi Imana ntawe uyiyobora, ntawe uyiha ibyo kuvuga. Imana ishatse yabwira abategetsi b'isi kavuga ngo dore mukora ibyaha ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Imana ishatse ibwira abayobozi b'amadini ngo mukora ibi n'ibi nimutihana muzarimbuka. Ariko ibyo byose ntabwo amadini abyemera na leta z'isi nizibyemera. Vuga ngo ugiye kubwiriza ubutumwa mu idini ukerekana ibibi abategetsi b'isi bakora, abayobozi b'idini bavuga tutaduteranya na leta. Kandi niyo uramutse uvuze ngo pastor we bishop umva uko Imana ivuga, babyemera ati urashaka gukoza isoni abayobozi b'itorero. Vuga ngo ubutumwa bwose buhishura ibibi mu bantu ntabwo bakibyemera. Kandi Imana yo ibishaka kweza umugeni wayo. Kweza umugeni rero no kwishura ibibi byacu twangiza tukihana. So rero niba ushaka kubana natwe ukora aho ngaho, ariko mbere yuko winjira tubanza kukubaza impamvu ikuzanye. Bitwumvise utarasobanukiwe icyakuzanye, ari gupfa gukoramo abarokore, hari ukuntu yumva gatoya akumva nka introduction y'ikiganiro agahita yikoreramo akigendera, wazamuhamagara cyangwa se umwandikiye ukabona ntazi n'impamvu ya requestinze, ubyihorere rwose ntukiri gukoraho. Hari n'abibagirwa ko bari requestinze, bumva abantu ikibazo bafite mu mutwe wabo. Imana rero ihabwe icyubahiro. Uyu munsi tugiye kuganira amagambo meza, inyigisho yacu irebana n'imirimo ndetse n'iherezo ry'imirimo dukora n'uburyo dukwiye gukorera Imana. Tuzayikomeza muri Bible study. Ahubwo uyu munsi hari icyo numvisha umwuka wera yampaye, shaka kongera kubibutsa. Yuda ni wavuze ngo shaka kongera kubibutsa nubwo hari igihe mwigeze kubimenya. Numvishe matwa kongera kubibutsa icyo bita ububyutse n'inkomoko y'ububyutse. Kubera iki? Abantu benshi mwese ngira ngo hafi ya bose bafite iyobokamana babarizwamo cyangwa bafite imyizerere. Ngira ngo tugiye mu cyo bita statistique mwibarurishamibare kubirebana n'abafite imyizerere ya Christianism bashobora kuba bamaze kugera hafi miliyari 3. Uyu munsi ngira ngo abatuye isi bageze muri miliyari 8, kuko ndabyibuka muri 2007 nibwo batanze icyegeranyo cy'abantu bamaze kuba mu isi cyangwa bageze mu isi. Tugiye bavuga ko isi maze kugeramo miliyari 7. Ukurikije rero muri 2007 kugeza uyu munsi cyangwa byakunda 8 zimaze kugeramo. Noneho rero abakristo bafite imyizerere ya Christianism barenda kugera hafi miliyari 3. Mwumve, abo ni abantu bizera Yesu Kristo, bavuga ngo bamenye Yesu. Andi madini yose ubwo nafite indi myizerere, kuko hari amadini akomeye ageze nko muri 7 ari hano muri iyi si. Hariho idini rya Islam, hariho idini rya Hinduism, hari idini rya Judaism, hari idini rya Buddhism, hari idini ryitwa Zoroastrianism, hari idini ryitwa Animism, hakaba n'idini none ryitwa Christianism. Iryo rya nyuma mvuze abaribarizwamo barenda kugira muri miliyari zingahe? 3. Murumva ko ni 1/2 cy'abatuye isi. Ariko wareba ivuga butumwa riri muri iyi si, wareba ibyaha uko bukene uko bwije bikorerwa muri iyi si,
wareba kuntu abantu benshi bavuga ngo barizeye ari bo bapagani kurusha abandi bose. Wareba kuntu ubwicanyi, intambara, ubugambanyi hirya no hino ku isi biba buri munsi, ubujura, ubusambanyi, ubutinganyi, ukareba kuntu ibyaha mu isi birushaho kuba byinshi, ukibaza 1/2 cy'abatuye isi bavuga ngo barizeye Yesu, ukibaza bamaze iki, bakora iki, ese koko barizeye? Niba hafi 1/2 cy'abatuye isi bavuga ko bakijijwe, ibyo bintu byose tuvuze bikaba bibaho mu isi, kandi uko bukene uko buje bushobora kwiyongera, tumaze iki muri iyi si? Twebwe tuvuga ngo twarakijijwe, tuvuga ubuhe butumwa? Twera izihe mbuto? Duhamya Yesu gute? Ubundi ibyaha byakabaye tumaze kubica intege, tubona yuko mu isi hari ikintu cyitwa reveil, ikanguro rikomeye, hari ububyutse bwo mu rwego rwo hejuru, kubera ubwinshi bw'abavuga ngo bizeye Yesu Kristo. Aya madini ya gikristo, ababishopu, abapastoro, bakibishopu, abapadiri, ngo abasenyeri, ngo papa, ba aposo n'abandi n'abandi n'abandi, twakabaye turi gukubita rino ku isi, duhindura abaperezida, duhindura ibisirikare, duhindura abakozi bose bakora muri za parliamenti, abadepite, abasenateri, abaministiri, duhindura tumanuka mu turere, mu tugari, ku buryo ubona hirya no hino ku isi ubutumwa burimo kwamamazwa, abantu bahinduka buri munsi, ibyaha bigabanyuka. Ariko uko bukeye n'uko bwije niko ubugome burushaho kugwira, niko inzangano zishobora kugwira, niko imiryango isenyuka buri munsi, niko abana banga ababyeyi, niko ababyeyi banga abana, niko ubwicanyi mu miryango ni bwinshi cyane, niko imiryango itandukana, abagore basiga abagabo babo, abagabo basiga abagore babo. Ubusigaye ibone none ukabona abagabo ibintu bigezweho no kuri social media, nuko rwavuga ngo nta muntu wemeye gushaka umugore umwe, kandi benshi ukasanga bamwe baranavuga ngo barakijijwe. Ibintu biriho muri iki gihe, hafi 1/2 cy'abatuye isi bavuga ngo bamaze kwizera Yesu Kristo. Tumaze iki mu isi? Imana iratubona ite? Imana ibabaye ite? Imana ni gute tubona, ni gute dufata? Ni ikintu cyo kwibaza, nshuti z'umusaraba. Amadini jewe igihe nakirijwe mu myaka igeze muri 20, twakijijwe mu idini igihe nabarizwagamo, batubwira ngo Imana yavuze ububyutse, ngo igiye kuduha ububyutse, ngo izatanga ububyutse ngo mu minsi y'imperuka, ngo nubwo ngo mubona ngo itorongo ryananiwe, ngo ariko Imana igiye gusuka ububyutse. Nukuri, ahubwo noneho ibyo ngibyo barimo baravuga, uko umwaka uje nkabona niko ubwo turushaho gusubira inyuma, ukunduje nkabona niko abayobozi barushaho kubaho kandi bari baziba, ukunduje nkabona uko abayobozi bigishaga ijambo ry'Imana bari kugenda bahinduka, ukunduje nkabona uko impano z'umuka zakoraga niko batangiye kuzirwanya, ukunduje ukumva abapasi n'abashumba ngo barimo gushaka abagore bangaye, ukunduje none se ko batubwiraga ngo hari imbere ngo hari ububyutse, ahubwo none nkaba mbona ababivugaga aribo barushaho kunanirwa no gusubira inyuma. Bimeze biti n'uyu munsi niko bakivuga ngo Imana izongera ngo itange ububyutse mu itorero ryayo, kandi ababivuga babimaze imyaka 30-40 babivuga, kandi babitangiye bo babufite, none bwabashizemo burakama, none baravuga ngo Imana izongera itange ububyutse mu itorero ryayo. Idini nabarizwagamo ni idini rya ADP, nakozemo umurimo ukomeye, n'Imana izabimpembere, ariko iyo witegereje ubona rimaze kujya inyuma y'andi yose. Andi madini yose ubona abadivantiste kandi ko bavugaga niko bakivuga, bo bavuga ko ububyutse bwabo bushingiye ku karengane, bazira ngo umunsi w'icyumweru, kandi icyo gihe Imana ikabashyiramo imbaraga ngo iyo ubushobozi bwinshi zabashira gutotezwa. Katolika yo ni kivangarayi ntiwamenye ibyayo. Abaprotestani, abangirikani, za EPR bose nuko bavuga. Ukibaza iyo reve cyangwa se iyo kanguro, iryo kanguro Imana izatanga, ubwo ubyutse buzava hehe mu gihe ababuvuga atari bo barimo koroganiza uburyo bugomba kubaho? Ni mpamvu uyu munsi nabwiye ngo turaganira ku kintu cyitwa ububyutse n'igitera iki ububyutse. Kandi icyo kintu gitera ububyutse iyo witegereje muri iki gihe cya none ubona neza yuko bo kimaze kwangwa urunuka n'amoko menshi yo mu isi, kandi abarizwa muri iyo myizerere ya Christianism. Abantu bashaka kubaho mu buryo bwo kwiyobora, bashaka kubaho mu buryo bwo kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Niki gitanga ububyutse? Dukeneye ububyutse, yego. Ubundi si ububyutse niki kiburanga?
ibyo tuzabigaruka ko nzababwira ibintu ugeze mu bintu 7 bigaragaza ko ububyutse buhari, kuko benshi barabwibeshyaho cyane. Ibyo none ku isi abantu barananiwe basubiye inyuma, kandi ububyutse nibwo bugomba kugarura Yesu. Kandi nagiye mbabwire ngo ubu bubyutse bugomba kuba ku muntu personal, ntabwo ari ubwa benshi, ntabwo ari ubw'ikivange. Igihe cyose buri wese atihigiye ububyutse ku giti cye, ngo wumve ko ugomba kuba ufite ikanguro muri wowe, Imana igukangure, ariko wateye intambwe yo kuyegera. Ndakubwiza ukuri, ntabwo muzongera kubona na rimwe mu isi abantu bishyize hamwe ari abantu 100 ngo bose buzure umwuka wera, bose bagira impano, batangire kuvuga ubutumwa bwiza bari kumwe gutya. Ahubwo Imana izagusanga nanjye isange, ikuzuza aho uri nanjye yuzuza aho uri, tujye dupanga uburyo tujya kwamamaza ubutumwa bwiza. Ari kuvuga ngo mwirundiye hamwe ngo ariho Imana ibahera ububyutse. Hari ibihe twabayemo twebwe, kuko mu bintu bimwe biranga ububyutse harimo no kuba abantu babatizwa mu mwuka wera, bakuzura mpemu yera, impano z'umwuka zikamanuka. Ako ni kamwe mu bintu 7 biranga ububyutse. Ariko nako kugira ngo kaze uwo mwuka wera amanuke, ntagapfa kuza gusa, hari impamvu imutera kuza. Iyo mpamvu rero nashaka kubereka. Kubera iki rero bitazongera kubaho? Kongera kubona abantu bashobora kwicara iminsi 5 ntawe ujya mu kazi, bose biyirije ubusa, batarya batanywa, baragiye mu nzu bakicara bagasenga cyangwa ahandi hantu. Ntabwo muzongera kubibona, kubera umuvuduko isi ifite. Uricara ubeho ute? Uricara urya ute? Abana bawe baziga bate? Uzarongora ute? Uzarongorwa ute? Systeme politike y'ubukungu bw'isi, gahunda Satani yashyizeho mu magavumenti cyangwa se muri za leta z'ibihugu byose byo ku isi, ni uburyo bwo gufunga ubuzima bw'abantu no gushyiraho iterambere ryihuse ku buryo buri muntu wese asiganwa naryo. Kandi bakarishyiraho banafunga uburyo bwo udapfa gutera imbere uko wumva ubishaka. Bagashyiraho ikintu cyitwa inguzanyo mu mabanki, abantu bakaka inguzanyo mu mabanki, ugakora amanywa n'ijoro uri imbata ya leta kugira ngo wishyure banki. Kandi bagafunga uburyo bwose udahita ubona amafaranga yo kwishyura ako kanya, bakaguha imyaka 30 cyangwa 20 kugira ngo uzabashe kwishyura banki. Muri myaka 30 uri imbata ya leta, ukaba n'imbata ya banki. Urakora amanywa n'ijoro, urakora udasinzira kugira ngo urebe ko wakwishyura banki kandi ubone nawe ikikubeshaho. Nuko bimeze. None uzafata iminsi 5 ujye kwicara ngo uri kwiyiriza ubusa ngo uri imbere y'Imana? Ibi birasaba umuntu wamaze kugera kuri rwa rwego Bibiliya ivuga. Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 37. Abaheburayo 10:37. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Urumva ijambo ry'imibereho y'umukristo? Vuga ngo imibereho y'umukristo ishingiye kuri uyu murongo honyine. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ngo nyamara nasubira inyuma ntiyizere, umutima w'Uwiteka uzamwishimira. Nuvuga ngo rero ishingiro ry'ubuzima bwacu, kubaho kwacu muri iryo terambere ry'umuvuduko ukomeye muri iyi si, no kuniga ubuzima bw'ababutuye ukabuhiga utabubona ku manywa na nijoro bubi na bwiza, urasabwa kuba ufite kwizera. Nutakugira, ndakubwiza ukuri, urirukankana n'iyi si, kandi kwirukankana nayo iyo reveil, ubwo bubyutse ntabwo uzabubona. Kandi abazabona Yesu ni abafite ububyutse mu mitima yabo. Abo nibo bazabona Yesu agarutse, kandi ni nabo bazabona ibyiza biva mu biganza by'Uwiteka bakiri hano muri iyi si. Kwizera gusa. Ubwo rero kubw'iyo mpamvu, namwe munkurikiye bene data, dusangiye urugendo rujya mu ijuru, abarizwa muri Iron Family, ntabwo bishoboka yuko dushobora kuzahora turi abantu 1000
ngo dusenge Imana nibuza dufata iminsi 10 nk'intumwa zafashe zitegereje Yesu mu cyumba cyo hejuru Yerusalemu zirindiriye guhabwa ikanguro umwuka wera zikamara iminsi 10 nta murimo n'umwe zikora. Iyi si turimo ya none ntabwo ibitwemerera waba hutese. Kandi noneho rero kugira ngo ubikore urasabwa guhagara muri uyu murongo dusomye mu Baheburayo. Niba utizera ngo wumve ko ushobora kumara iminsi 10 uri imbere y'Imana nta kazi ukora kandi Imana ikakuvana aho hantu ihite gukoresha iby'ubutwari kandi ukabaho neza muri Yesu ukazabona n'ubugingo, ntabwo uzigera ubona ububyutse, kuko ububyutse buturuka aho ngaho. Bibiri tubwira yuko intumwa abahanuzi Imana yakoresheje ibikomeye muri iyi si. Igihe kinini bakimaze bari imbere y'Imana, igihe gito bakimara bashaka ubuzima bwabo. Kandi igihe kinini bamaze bari imbere y'Imana cyabahesheje kubaho neza mu gihe gitoya bamaze bashaka ubuzima bwabo hano muri iyi si. Igihe cyose utindanye n'Imana, Imana ikaguha ubuzima ukabuzi kumwe nayo, na hano muri iyi si ubaho kandi ukabaho neza. Kubaho neza ndi kuvuga ni ukuhe rero? Nuko icyambere kiba mu buzima bwawe uhabwa ijambo Yesu yavuze, mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora sinanga nk'uko abisi batanga, imitima yanyu nihagarare kandi nitinye. Icyambere kikubaho ni amahoro, kandi nta mahoro wabona muri iyi si, nta n'ikiguzi na kimwe wabona muri iyi si kigura amahoro, kuko nta naho wayakura. Nta umva bano bakire bose mwumva ngo bambere ku isi ba Bill Gates n'abandi bose bafatanyije bose bavuga ngo bafite amafaranga bambere ku isi, n'uyu nguyu urimo kuvanga ashaka guhindura ikiremwa muntu Elon Musk, kugeza ubwo amaze gukora amarobo nagize kuri gufata ngo umuntu ngo agiye kumuhindura ku buryo ngo akuraho urupfu. Naramwumvishije ubundi abivuga ngo agiye gukora urupfu ku buryo umuntu atazongera gupfa. Gufata umuntu gaheze mu zabukuru agafata ubwonko bakabuhuza n'ibindi bintu n'ibyuma n'ibiki, umuntu agakomeza kubaho kandi yambaye umubiri akamara imyaka irenga 300. Niwe wa mbere ufite miliyoni nyinshi ku isi z'amadolari. Nta bushobozi yabona bugura amahoro. Amahoro aturuka mu kwizera Yesu Kristo gusa. So rero umukristo ubaho muri iyi si akabaho neza watindanye n'Imana, ikintu cyambere, ubutunzi bwa mbere, ubukungu bwa mbere Imana imuha ni amahoro. Amahoro rero tuyagirira mu buzima bwose bubabaje ku mubiri, kandi abantu bakabona tutababaye. Hari muzi ko nta kintu na kimwe mu isi kiruta amahoro? None se uyu muryango w'abibumbye sibyo nguharanira ushyirwaho mu 1945 mu ntego bari bafite ya mbere ngo ni ukubungabunga amahoro, ya kabiri ngo n'umutekano mu isi. Reka mbabwire, nta kiremwa muntu mu isi kizigera gitanga amahoro muri iyi si. Cyakora bazagerageza kuzana umutekano, ariko nta mahoro bazazana mu isi, kuko biravuga ngo Yesu niwe mahoro yacu. Umunsi yavukaga abamarayika baririmbiye abashumba bari baragiye intama i Betelehemu. Abashumba bumva abamarayika kurari nziza y'abaserafi manuka hasi abashumba bari baravuga ngo mw'Ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, naho mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Amahoro aba mu b'Imana yishimira, naho abatishimira ntibazayabona. Nubwo bakoresha ibimeze biti ntibazayabona, kuko amahoro ni Yesu, kandi Yesu yitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Yesu yaraje kubana n'abantu mu isi, bivuga ngo amahoro yaraje mu isi. Igihe rero abantu batemera kwakira Yesu ari amahoro yacu, nta mahoro bazabona. Ibihugu bizagerageza kugira umutekano, bishyireho abasirikare, bashyireho polisi, bashyireho izindi sekirite zose, abakire bazana ibipangu, bashyireho imbwa, bazana abasekirite barinde, bagire gute, ariko nta mahoro azigera aza. Ni umutekano nawo w'igihe gito, kuko mu mitima y'ikiremwa muntu turi abagome, turi babi. Yesu niwe uhindura imitima yacu tukabana neza, tuticana, tutagambana. Mu gihe imitima itahindutse, umutekano turongera tukawiyangiriza, akaba ari twebwe twongera tukicana. Rero
ubutunzi bwa mbere Imana iha abazemera kuyegera ni amahoro. Niyo mpamvu nari mbabwiye ngo umuntu wese uwo uzabasha cyangwa ugomba guhabwa ubu bubyutse ni umuntu uhagaze mu ijambo dusomye mu Baheburayo ritubwiye ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ukabanza ukamenya ngo kwizera nibyo biryo byawe, niyo mibereho yawe. Numara kumenya ko kwizera niyo mibereho yawe, kandi kwizera ari urureri duhererwamo ibitunga ubuzima bwacu, yaba ubw'umwuka n'ubw'umubiri. Iyo mvuze urureri ndavuga rwa rundi umwana ahererwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa ari mu nda ya mama we, rwa rundi rufashe kuri mama no ku mwana mu nda. Kwizera nababwiye ngo ni urureri rwa rundi rutunga umwana mu nda ya mama w'umwana. Natwe iyo twizera tuba twahawe urureri rwo gufata ku Mana no kuri twebwe tukabaho. Igihe tutizera rero ntabwo uzigera utekereza vuga ngo ngiye gufata iminsi 7-10 ndi jyenyine ndi gusenga ngo Imana inyuzuze imbaraga impububyutse mbashe kubaho muri isi nkorera Imana uko bikwiriye. Ibibaho kubera ko systeme y'isi uburyo yubatse iterambere ni ku muvuduko mwinshi, kandi dukeneye iki? Ububyutse. Abagabo mudukurikiye kuri Iron TV mukeneye ububyutse niba kuko muvuga ngo mwarize. Abagore, abasore n'abakobwa mukeneye ububyutse. Banyamuryango turi kumwe duhagurukanye muri urugendo mukeneye ububyutse. Icyama Imana ikaba ububyutse, kuko ububyutse abantu benshi iyo tubivuze biba fenomene ntago babishyikira, ariko ububyutse aho bwageze ibintu byose birahinduka. Intumwa 12 zimaze kubugira nizo zatumye n'uyu munsi isi yose iri kuvuga izina rya Yesu, kubera abantu 12 babuherewe Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru. Imana ibubasukaho, maze kubasukaho barahaguruka bavuga ubutumwa bwiza. Niki gishobora gutuma tugira ububyutse? Niki cyatuma buri wese ahari iri kanguro rimugeraho, ububyutse bukamugera agakanguka, kuko abantu barasinziriye kandi Yesu agomba kugaruka wowe ku giti cyawe wamaze kugira iri kanguro, ububyutse bukuriho nanjye bundiho n'undi bumuriho. Kandi abo bantu nibo bazumva ijwi rya Yesu, nibo bazabona Yesu atungutse ku bicu, nibo bazumva bahamagaye, nibo bazahindurwa. Nabo ngabo abandi bazabona Yesu nabapfuye, ariko abantu bariho Yesu azasanga bariho. Niba batageze muri uru rwego, muri kategori ndi kubabwira yitwa ububyutse ngo babe barakangutse, ntabwo bazumva ijwi rya Yesu, ntibazanahindurwa, ahubwo bazarimbuka. Kuko ububyutse budutera kwezwa, ububyutse budutera kugirana ubusabane n'ubumwe n'Imana yacu. Ububyutse budutera gutuma duhora kumva ijwi ry'Imana rituyobora, ritubwira ngo mucaha mucaha mucaha. Buri wese akumva ijwi ry'Imana nta wundi umuyoboye. Ububyutse butera umuntu wese kumva ijambo ry'Imana uko riri, ataryumviye mu bwenge bw'isi, ataryumviye mu bumenyi yari afite buri mu bitekerezo bye, ahubwo aryumvise muri ya shusho cyangwa se muri rya jambo Dawidi yaravuze ngo Uwiteka yavuze rimwe numva kabiri. Murumva? Uwiteka yavuze rimwe nge namwumvishe kabiri. Hari igihe Uwiteka avuga rero tukamwumva rimwe gusa, mwumvishe rimwe birakugora. Rero iki rero gituma Imana iduha ububyutse, kandi abantu bose n'ayo madini yose ari hirya no hino kugira ngo babubone. Ikibazo ni uko icyo kintu ngiye kuvuga amadini atakigishaka, kandi akabeshya kagifite kandi ntacyo afite. Ijambo ry'Imana mwacyumvise? Kugira ngo ugire ububyutse, kugira ngo ugire ububyutse, kugira ngo ugire reveil, uhabwe ikanguro, ni uko ugomba kuba icyambere ukunda iki gitabo, ukaba ugikunda. Ninkubwira kugikunda, ukaba ugikunda ku rwego rw'uko wumva ko uraye utagisomye utasinzira,
ukagikunda kujya ku rwego rw'uko wumva ko utabonye umuntu mukiganiraho nta mahoro wagira. Kuko iki gitabo kigizwe n'ibitabo 36 ni nacyo gikubiyemo imvugo Imana yavuze. Ya mvugo yitwa ijambo ry'Imana ni ikubiye muri izi nyuguti z'umukara. Reka mbabwire, nta na rimwe abantu bazigira babona ububyutse mu gihe batahaye agaciro ijambo ry'Imana, ngo bicare baryige kandi baryige batuje, barikunde, baritega amatwi. Nyuma y'uko bamaze kuryiga no kuritega amatwi, kwizera kwabo kuzamutse, bashyire mu bikorwa icyo ribabwira. Kuko ntabwo ushobora gushyira mu bikorwa ibyo utabwiwe. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 10 umurongo wa 17 aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ntabwo ushobora kugira kuri kwizera tubonye mu Baheburayo utabanje kumva ijambo rya Kristo. Ugomba kubanza gukunda ijambo rya Kristo, ukaritegera amatwi, ukaryumva. Nyuma yo kuryumva riguha kwizera. Kwizera wakunyuza muri iyi si, muri iyi situation duhagazemo muri kinyejana cya 21. Kuko iki kinyejana cya 21, uyu mwaka wa 2020 na kangahe na gatanu, umuvuduko isi iri kugenderaho. Ubuhanga buvuka buri munsi bushingiye ku bwenge bw'isi ni bwinshi. Wowe musore wiga ukiri ku ishuri, wowe mukobwa, wowe mubyeyi ufite umwana we wiga, mbega bisobanuye ngo utamuhaye kwiga ngo yige koko ndakurahiye. Ariko kandi ese kumuha kwiga ukamushyira agatunambwene ibirebana n'urugendo rw'Agakiza, uri kumushyiraho agatunambwene ukangana iki? Uri kumufasha iki? Uramwereka isaha irimo iragana ngo yirukankane nayo, ariko usiri kumwereka n'ijuru ngo aryirukankeho. Nukuvuga ngo ububyutse buza ku muntu igihe icyambere iyo yicaye agasoma ijambo ry'Imana, icya kabiri iyo aritegeye amatwi abarivuga, icya gatatu iyo arishyize hehe mu bikorwa, icyo rimusabye akabishyira hehe mu bikorwa. Ntabwo ari ukumva gusa ngo wishuke, ahubwo ijambo ryose wumvise, usomye, ubwiwe riri muri Bibiliya, urasabwa kwitoza kurishyira hehe mu bikorwa. Ariko kandi uri kurusoma, urasoma iki gitabo, iri jambo ry'Imana risoma ufite iriherari mu mutima wawe. Kuko ntabwo abantu bose basoma Bibiliya kuko bashaka ububyutse. Ntabwo abantu bose basoma Bibiliya kuko bashaka kubaha Imana. Ntabwo abantu bose basoma Bibiliya ari uko bashaka kugira ngo basobanukirwe imvugo y'Imana noneho bayumvire. Hari n'abayisoma bayishakamo iby'umubiri ngo Imana ibibahe, bya bindi tuma turavuga. Hari n'abayisoma bafite izindi nyungu bakeneyemo. Hari n'abayigisha ari ibyo bashaka kugira ngo babwire abantu. Hari n'abajya kumva babibigisha ari ibyo bashaka. Ntabwo rero ubwo bubyutse bwazabaho. Intumwa n'abahanuzi, abasaza batubanjirije mu by'iyi nzira bakurikiye igihe cy'intumwa, abo twabanye ejo bundi mu materaniro, twasomye mu byakozwe mu gice cya 2, batubwira ngo abizera bose ngo bahuraga bashishikariye kumva intumwa ibyo zigishaga. Iyo bigeze rero ngo icyari kibashishikaje kumva intumwa icyo zigishaga babishishikariye, uhita ujya kureba ni ibiki intumwa zavugaga abo bantu bari bashishikariye kumva.
kuko iyo ugiye kureba ngo ni ibiki intumwa zavugaga abantu bari bashishikariye kumva, niho uhita ureba ukabona yuko ab'iki gihe bavuga ngo bashishikariye kumva ibyo barimo kumva ni nk'iby'intumwa zavugaga, kuko iby'intumwa zavugaga nibyo byabateye ububyutse. None uyu munsi n'abavuga ngo bashishikariye kumva ibyo ababigisha babigisha, ni ibiki bashishikariye kumva? Abo ngabo ibyo barimo kwigisha ni ibiki byo bavuga? Kugira ngo rero ubimenye kuko ukeneye ubuvyutse muri wowe, ni ukuvuga ngo reka ngende numve, kuko ibyo intumwa zavugaga nta handi ubisanga, ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yesu gusa, gupfa kwe, kuzuka kwe, kugaruka kwe, kwihana ibyaha, nibyo bayigishaga gusa. Noneho ngabo muri icyo kinyejana cya mbere cya kabiri, ngo bahoraga bashishikariye cyane kumva iby'intumwa zigisha. Nyuma rero batwereka ububyutse bwababayeho, umwuka wera Imana yabasutseho mwinshi. Ariko se baho umwuka wera bashikariye kumva iby'intumwa zigishaga, byabateye kubaho nabi. Kandi Bibiliya tubwira ngo bahuzaga umutima n'inama, nta wagiraga ubwiko ku kintu cye, ahubwo byose barabisangira. Kandi uko bukeye nuko bwije, intumwa zagiraga imbaraga zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu, ngo kandi ubuntu bw'Imana bukaba kuri abo bose. Bibiliya ikavuga ngo nta mukene wababagamo. Bivuga ngo bano bantu ububyutse barabugize, kandi n'ubuzima bufatika bwo mu isi bagira gute? Barabugira. Ni mpamvu nababwiye ngo igihe cyose wabashije kwizera ukagera ku rwego kuvuga ngo ndashaka Imana, Imana ikagukangura koko, ikaguha ubwo bubyutse, no mu buzima bufatika bw'umubiri ubaho. Kuko iyi si ya none mbabwiye icuza umwijima w'icuraburindi, irimo umwanda mwinshi w'ibibi biyikorerwamo, ikeneye n'undi muntu wazana impumuro muri yo witwa uwizera Yesu, wuzuye imbaraga z'Imana. Ni ukuri baramukeneye, ahubwo baramubuze pe. Imana iragukeneye, nanjye irankeneye, kugira ngo tujye gufasha uwo mwijima, tuwuvaneho n'uwo munuka abantu babirimo. None tuvuga ngo bari kurwanya ngo iyobokamana. Mu Rwanda murabona bakoze ikintu cyo gufunga ngo ziriya nzu bita isengero, abantu barasakuza, mugezeho murwanya Uwiteka Ariko mwari muzi neza yuko ububyutse buba buhari na leta itatenyuka kuvanga igiye gukinga. Ububyutse buhari kuko leta ikeneye abantu nk'abo, ahubwo yarababuze. Mujya musoma amateka y'uwitwa Yosefu n'uwitwa Potifari, ndetse n'umwami w'abami wari uhari muri Egiputa. Farawo wari umwe muri icyo gihe. Yosefu kubera umubano ukomeye yabanyemo n'Imana, kubera relationship yarafitanye nayo, kubera ubumwe bari bafitanye, Imana yagendaga imukoresha ibikomeye, kugeza ubwo kugira ngo noneho koko uwo muntu wari ukenewe muri Egiputa abashe kuboneka, Imana yagombaga guteza inzozi Farawo kugira ngo abashe gushaka uwo muntu wamufasha mu gihugu cya Egiputa. Imana isanga Farawo imurotesha inzozi, abona ibyago, abona inzara iteye mu gihugu cye no mu bihugu byose yarayoboye. Yosefu nawe iramusanga imwereka inzozi Farawo agize gute? Yarose. Farawo rero yashatse uburyo bwose yamenya umuntu ubusobanura izo nzozi, ngakoranya abakonikoni be, abacunyi, abaki bose, narose inzozi muzisobanurire. Habura n'umwe, hari hakenewe umuntu witwa Yosefu gusa, watindanye n'Imana, wahaye Imana igihe, utaratinze ku bintu n'abantu, ahubwo agatinda ku Mana. Aje byagenze bite? Yasobanuye inzozi, asobanura imyaka 7 y'inzara, asobanura n'imyaka 7 y'ubukungu ku gihugu. Aravuga ati rero ndabona hazaca inzara y'imyaka 7, nyuma yuko mugiye kugira imyaka mukeze igihugu kikarumbuka, mukagira ibintu byinshi, nyuma ya hazaca indi myaka 7. Rero mushaka uburyo muhunika ibintu byose, muhunike mu bigega,
muhunike ibintu bizabatambutse muri iyo myaka 7 yose. Faraho arangije aravuga ngo twabona hehe umuntu wabasha kudukora ibyo ngibyo atari Yosefu. Yosefu yize amashuri angahe? Ahubwo kubitubwira ko yari umushumba wiragirira intama. Yosefu yatabaye Egiputa, atabara ibihugu byose yayoboraga, atabara n'andi mahanga, nta shuri na rimwe yize. Arabatabara mu myaka 7 bararya baranywa. Andi mahanga akajyaza kuhaha muri Egiputa. Ni wari ushinzwe ibirebana na ekonomi y'igihugu, nta shuri na rimwe yize. Kubera iki se? Kuko yiyunze n'Imana, bishuti n'Imana. Niyo mpamvu Imana ari kontra ibintu byose byo mu isi. Rero aba perezida, izi government, izi za parliament, ibi bisirikare bikeneye uwo muntu, ahubwo uwo muntu yarabuze. Ngo bafunze, babafungiye. Impamvu bafunze nuko nta bari bahari. Yaba bari bahari se bafite ubushobozi bwo gufunga se? Ikindi bafunge kandi babe bahombye bakeneye abo bantu. Nukuvuga ngo ibihugu byose byo mu isi bikeneye abantu nka ba Yosefu. Bakeneye abantu nka ba Danieli. Bakeneye abantu nka Basaduraka, Meshaki na Abedenego. Ahubwo abo bari hehe? Reka rero bafunge nyine ayo mazu kuko ntago bababonye. Turamutse tugize ubwo bubyutse, nukuri na za leta zatwiyambaza. Umugabo umwe nkundu werutse gupfa apfuye, ndabyibukana mu kwezi kwa 2 kwa 2018. Nubwo numvisha ari abadutsemo kuvuga ko nawe ngo yari umuriminati cyangwa umufirimaso, uwitwa Billy Graham. Billy Graham mwari muzi yuko mu muhamagaro w'imyaka yamaze avuga ubutumwa bwiza. Mujye kuri YouTube muramubona n'ibiterane agiye akora biremereye cyane. Kuva muri za 54 barabyerekana ibiterane yakoze. Zo kuva icyo gihe yabaye umujyanama wihariye wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta nubwo abarizwa mu bajyanama bari kumwe, wenyine wihariye umwihariko perezida yagishaga inama. Atubwo yakoranaga n'abaperezida bo muri Amerika, atubwo yari umuyiminati. Noneho na Daniel yari umuyiminati rero, kuko nawe yari umujyanama wa perezida. Kandi Daniel yarutaga perezida w'uyu munsi. Oya, na Yosefu ubwo yaba yarabaye umuyiminati, yarabaye umufirimaso. Reka mbabwire, leta zo muri iyi si zikeneye abantu bafite ububyutse kugira ngo babashe kugarura no gushyira ibintu byose mu bikorwa. Rero kuba hari abavuga ngo barakinze n'ahandi bazakinga n'ahandi bazabivanga, ahubwo Imana ikeneye kutubyutsa muri twebwe kuko turasinziriye. N'icyatubyutsa ni ijambo ry'iki? Ry'Imana. Kuryumva, kurisoma, kurishyiraho mu bikorwa, ndetse no kumva ubutumwa bwa nyabwo bw'intumwa zigishaga nyine bukubiye mu ijambo ry'Imana. Naho niba ugiye ahantu ugasanga barimo kwigisha iby'isi gusa, ukabarizwa mu idini bahora bakubwira kuntu Imana ibiri imeze nk'inyanja bivanyeho, ubukene bugukijije, Imana igukoreye igikwe, Imana igutabaye ikurengeye, akaba ariko ubutumwa bahora bavuga prosperity gospel, ubutumwa bushingiye ku byiza. Ntabwo ari ijambo ry'Imana iryo. Ntabwo Imana igaragarira hano mu bintu by'isi nk'uko wabibonye, ahubwo iyo wamaze kubona Imana n'iby'isi biragaragara. Rero ubundi Imana igira inzira nyinshi ivugiramo ibwira abantu. Inzira zigeze muri 7, kamvuge nibuze inzira 7, ariko inzira number 1 abantu bakwiye kwitaho n'ubu munsi abantu bataramenya n'agaciro kayo ni ijambo ry'Imana. Inzira ya mbere ni ijambo ry'iki? Ry'Imana. Inzira ya kabiri
ni iyerekwa. Inzira ya gatatu ni ubuhanuzi. Inzira ya kane ni ukumva ijwi ry'Imana. Inzira ya gatanu ni mu nzozi. Inzira ya gatandatu ni mu by'Imana yaremye. Inzira ya karindwi ni mu bamarayika. Aho hantu hose Imana irahaca ivugana n'abantu bayo, no muri Bibiliya birimo aho Imana yakoresheje ijambo ryayo. Muri Bibiliya harimo aho Imana yavuganye n'abantu biciye mu nzozi. Muri Bibiliya aho Imana yavuganye n'abantu biciye mu iyerekwa. Muri Bibiliya harimo aho Imana yavuganye n'abantu biciye mu buhanuzi. Muri Bibiliya harimo aho Imana yavuganye n'abantu biciye mu ishurirwa. Muri Bibiliya harimo aho Imana yavuganye n'abantu biciye mu kumva ijwi. Muri Bibiliya harimo aho Imana yavuze ivugana n'abantu icishije mu byo yaremye. Muri Bibiliya hari Imana yavugana n'abantu ikoresheje abamarayika, ikamutumaho marayika akaza akakubwira. Izo ni inzira zose Imana ikoresha. Ariko noneho rero icyitondero number 1, kuko abo bose Imana ijya kuvugana nabo kenshi nuko babanje kumva no kwemera ijambo ryayo. Abantu bahisemo ngo gushaka kumva ubuhanuzi, ngiyerekwa, ngishurirwa, ariko iki gitabo kumva ijambo ry'Uwiteka nta nyota barifitiye, ntibanabishaka, babumva ari ibintu turimo kwivugira byaho ngaho bidafite epfo na ruguru. Najyaga mbibona kera nkisengera mu badivantiste nkiri umwana, y'ijambo ry'Imana ryajyagamo abasore n'inkumi babaga babonye ikiganiro cyo kujya gutaramira hanze, abagore babaga babonye umwana wo kujya konsa kongereza hanze banaganira, abandi babaga babonye umwanya wo gusinzira, sanga hafi ya bose basinziriye. Nari muzikira ijambo ryo ryaremye isi, uzikira ijambo ryo ryaremye ibintu byose. Niyo mpamvu biravuga ngo Uwiteka yaravuze biraba, kandi ategetse birakomera. Abari mu isi ntabwo baha agaciro iki gitabo n'ibikirimo, kandi bikirimo niyo buzima, nibwo buzima, niyo mibereho. Ntabwo ushobora kwerekwa, ntushobora guhishurirwa, ntushobora guhanura, ntushobora kugira inzozi ziturutse ku Uwiteka kuko ari Imana ivuganye nawe utarizera ibirimo aha ngaha. Venga ibyo byose bizanwa nuko twizeye ijambo ry'Uwiteka, Imana ikaduhindura inshuti, tukaba inshuti nayo, igatangira kuvugana natwe uciye mu zindi nzira. Abantu rero bagasiga icyo Imana ivugana nabo, ivuganiramo nabo kizima, bakajya kureba ibyazanywe n'icyo ngicyo cyatumye Imana ivugana nabo biciye mu iyerekwa no mu ishuriro. Ubu gifite agaciro ni ikihe? Icyatumye Imana ibasha kuguha iryo yerekwa nicyo gifite agaciro. Icyatumye Imana iguha ubwo buhanuzi nibyo bifite agaciro. Usibye ko muri iyi minsi ibyo nta n'ibihari byinshi, n'ubupfumu, ibindi n'ukuraguza, ibindi n'ubutekamutwe. Ukeneye reveil, ukeneye ikanguro, nshuti yanjye. Mugabo ahuri, aho wicaye mu ntebe uri kunkurikira, aho uri mu modoka ugenda, wowe wimariye mu by'isi, ukeneye ububyutse bw'Uwiteka, kandi n'ahandi buzava no gukunda ijambo ry'Imana. Mbere yuko mbanza kubabwira rero, mbabwira mbasobanura neza agaciro k'igitabo cyitwa Bibiliya, kugira ngo nyivuga neza, mbereka n'impamvu ari wo hagomba kuva ububyutse. Igihe cyose tutaryumvise ngo tumere nk'intumwa n'abari babakurikiye uko bashishikariraga kumva no gutega amatwi ibyo zigishaga. Nshaka gushimira abari badukurikiye kuri Iron TV, kandi tubasaba gukurikira kuko wagiye kurikira indi episode yo gusobanura iki gitabo cyitwa Bibiliya kugira ngo mucyumve neza, mugisobanukirwe, mwumve n'abantu ukuntu babeshya ngo barakigisha kandi ntacyo bigisha, kandi wumve ukuntu kucyumva no kukisoma no kugiha agaciro aribyo bizatuma ugira ububyutse uhora ushaka. Kibazo ububyutse abantu ntibaranabwumva, nta nubwo bazi ububyutse cyari cyo, kandi ibi byose twumva tuvuga tubikomora ku bagize ububyutse, kuko iyo batabugira ibi ntabyo tuba tuzi, hari ibyo tuba dusoma, ndetse n'iki gitabo cyanditswemo ibi ngibi byose cyitwa Bibiliya ntabyo tuba dufite. Kubera iki Imana yandikishije ijambo ryayo? Tugwaye ikaze mu kiganiro cya kabiri kiri bukurikireho, mu gusobanura iyi Bibiliya no kuyumva neza, kugira ngo wumve uburyo abantu benshi bagibuza ububyutse ari igitabo cyabiteye. Mujyana amahoro y'Imana kandi mugarukana yandi. Shalom shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimbira, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora